byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Haravuga ngo, arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. 9. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba ibicu biramubakingiriza. Amen, amen. Amen, amen. Reka nanone dusome icyo gice cya mbere n'ubundi, dusome ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono, uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku Sabato. Basohoyeyo barurira Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomeza gusengana umutima uhuye. Amen, amen, amen. Aya niyo magambo numvise tugiye gusangira muri uyu mwanya, kandi bakoze kudusengera. Imana yumva isengesho badusengeye, icyo Imana yashatse ko ijuru ribagezaho kibagereho hatavuze na kimwe. Amen. Aya ni amagambo amwe muri aya dusomye, ni amagambo ya nyuma Yesu yavugiye hano ku isi. Rimwe na rimwe dukunze kubibona hano mu bana b'abantu, iyo umuntu yarangije yitabye Imana, abantu baza bavuye kure baje batabaye, dukunze kubaza ngo se ni irihe jambo rya nyuma yavuze mbere y'uko acikana, mbere y'uko ataha niki yasize avuze ijambo rya nyuma. Yesu yavuze amagambo menshi kandi menshi pe igihe yari hano mu isi. Kuva atangiye umurimo kugeza awusoje yavuze amagambo menshi. Ariko ijambo rya nyuma kuko Bibiliya ibitubwiye hano, niri yababwiye ngo icyakora, haleluya, Amen. icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Amen. Muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Ngo akimara kuvuga ayo magambo, haleluya, Hallelujah. ijuru riramurekipera, riramujana. Yararangije shift yiwe hano ku isi. Yesu, reka mvuge gutya, mu buzima bwa Yesu harimo imigambi ibiri yagendaga imurimo. Hariho umugambi w'abana b'abantu batangiye kumurwanya kuva akivuka. Murabyibuka ukuntu abana bishwe, niyo jenoside ya mbere ngira ngo yabaye. Bica abana b'abahungu ngo bariko barashaka ukuntu muri abo Yesu nawe yapfiramo. Agitangira umurimo ahura n'intambara nyinshi. Nishite bamwita amazina mabi, umwana w'umugore, baramusuzugura,
igihe kiragera Yesu amaze kwirukana abantu mu rusengero bari bararwanduje baragezemo ubucuruzi, amaze kubirukana baravuga bati no uyu mugabo arakabije uyu muhungu naho mureke tumufanyiye tumwikureho arakabije, kandi abantu bose niyo basigaye bagenda mureke bacura umugambi wo kumwica. Babona birakunze bamujyana mu rukiko, bamucira urubanza rudahuye n'amategeko, bamucira urwo gupfa, bamujyana ku musaraba, baramumanika ku musaraba, baramusuzugura, baramutuka, baramushinyagurira, baramubwira ngo yewe si wowe waza gutubwira ngo uri umwana w'Imana, hamagara nk'Imana igutabare, si ngaho byagupfanye, si ngaho byakuriye, bwira nk'irya Mana waza gutubwira turebe kugutabara. Yesu araceceka. Haleluya. Araceceka kuko yarazi iyo ahayaganisha. Babona Yesu arapfuye, bamukura ku musaraba, baramushingura, kumva yiwe ngo bahashira ikibuye kinini, ntibyahagarariraho, ngo baragenda baza gusaba abasirikare ngo baze bacunge imva ya Yesu, abigishwa be batazaza kwiba umubiri we bakabesha ngo yazutse. Baramubaheza, babaheza abasirikare, nimugende ngaho nimugende. Abasirikare baragenda baja gucunga imva. Ibyo byose mvuze wari umugambi w'abana b'abantu, uko bakoreshwa na Satani. Bumva byaragiye. Umunsi wa mbere babona nta kibaye, umunsi wa kabiri, icyo iyo baza kugira telefone bari kuza bahamagara abo bazaho, ese mwe muri aho ko murabona hari igihe gihinduka? Abazaho bari kuvuga nta na kimwe, byararangiye. Ariko hariho isaha y'Imana. Hariho isaha y'Imana, dufite Imana izikorera ku isaha yayo. Uwo wari umugambi w'abana b'abantu. Umugambi wa kabiri wari mu buzima bwa Yesu, ni umugambi w'Imana. Imana nayo yari ifite umugambi wayo mu buzima bwa Yesu. Muribuka Yesu asezera mu ijuru agiye kuza mu isi, yaravuze ngo data, narabimenye, narakwitegereje menya ko amaturo n'ibitambo bitagushimishije, undemera umubiri, none ndagiye mwambare kugira ngo nkore ubushake bwawe, ngiye gukora ubushake bwawe data. Yesu mu kuza hano mu isi ntiyaje kumpanuka, ntabwo yari impanuka, ntabwo yari aksida, ntabwo yari ugutoroma, yaje mu mugambi w'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana, umugambi w'Imana ugira imbaraga kurusha umugambi w'abana b'abantu. Umugambi w'Imana uramuherekeza, aravuka, avukira mu muvuri, kujya tuzi nyine arya makuru yose tuzi uko byagenze. Igihe kiragera Yesu atangira umurimo. Igihe kiragera arakomeza arakora. Ariko intego match finale yagombaga kwikinira hariya ku musaraba. Mbese biriya byose yari nka entrenema yari ahayakora. Abarwayi, yirukana abadayimoni, yagira gute, ariko intego. Haleluya. Kwari ukugira ngo agere ku musaraba. Muribuka asezera abigishwa biwe, arababwira ati ndagiye, nzafatwa, nzazanisha. Ariko Petero aramubwira ati ariko se mwigisha wabaye ute? Kuraza kwiyahura? Reka mwigisha, reka
Yesu aramubwira ngo inyuma Satani, subira inyuma Satani, tushaka ko sohoza umugambi wa data, tushaka ko nkora ibyanzanye, ibyo ni ibyanzanye. Gupfa kwa Yesu nta aksida yarimo. Abantu bagize ngo nibo babikoze, naho ko barasohoza umugambi w'Imana. Yesu arapfa, ijuru ribizi, ijuru ribireba, kandi ijuru ryari rifite aho riherigamisha, kwari ukugira ngo nagera ku musaraba, haleluya, akunge na data, akunge n'Imana, akunge n'Imana. Ku musaraba Yesu aravuga ngo ubabarire kuko batazi icyo bakora. Yesu ngo yakoze umurimo wo kuduhuza n'Imana hariya ku musaraba, kandi icyo yakoresheje ni amaraso yiwe, aruta y'intama, aruta ay'inka. Imana wiyabonye, niko baririmbye baza batubwira, Imana ibonye amaraso ya Yesu, iyo yatubonyeho iza ya mikoshi kavuga ngo birahagije, inatosha amaraso ya Yesu. Byari ngombwa ko Yesu azamena amaraso yiwe, byari ngombwa ko Yesu aje kuzimu akarekipera imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, byari ngombwa ko ku munsi wa gatatu, haleluya, Yesu azuka. Amen. Yasohora. Imana ikorera ku mwanya wayo, Imana ikorera ku isaha yayo. Abazamu bari barashiriweho kugira ngo bamubuze, ntibari bategereje ibyo kuzuka, bari bategereje ngo baraza ngo bashobora kuza kwiba. Umugambi w'Imana, marayika ngo aramanuka, marayika w'Imana aramanuka, cya kibuye bari bizeye ngo arakijugunya agitahariye. Umwami w'abami arazuka. Yesu arazuka yambaye ubwiza bukomeye, amaze kuzuka aragenda ahura n'abigishwa biwe. Ahura n'abigishwa, atangira kubategura kuzakomeza umurimo yatangiye nyuma yaho azagendera. Yesu yarazi ko intego yamuzanye yayisoje, ariko reka mbe nk'utreninga bano bigishwa umurimo ngiye kubasigira. Arababwira ngo ngiye kuzasubira kwa data. Baratanganye, uku nawe ubwira so, ntimwari mubizi. Ngo arababwira ngo umunsi umwe ngo baragenda baja ku musozi wa Elayono. Ngo arababwira ngo mugende mugume i Yerusalemu, ntimukave i Yerusalemu, muzakomeze i Yerusalemu kugeza igihe muzakirira isezerano Imana yatanze, isezerano rya data muzaryakirira. Abigishwa ntibamenye ibyo ahaye avuga. Baramubaza batese mwami, tubwirega nanone watubwiye, tubwire ubuse nimugiye kugarura ubwami bw'Abisirayeli, tubwire twishime. Niyenda bariko batekereza bati nimbagaruye ubwami bwa Isirayeli, ubwo nyine bamwe muri twe tuzaba ba ministre, tuzaba abategetsi bakomeye, kuko nitwe byegera byigwe, nitwe. Yesu arababwira ngo ibyo ntabwo ari byo mbabwira. Si ibyanyu kumenya ibihe n'imyanya n'Imana yabishyiriyeho ku bwayo. Icyo ndimo mbabwira ni iki, nimwumve icyo ndimo mbabwira. Muzahabwa imbaraga. Haleluya. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukaho. Muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudeya, Samariya, mu banzi banyu mutazamuvuga rumwe, no kugeza ku mpera y'isi. Wakimara kuvuga ayo magambo gusa, ijuru riramujana.
Amen. ubwo babona arazamutse. Ntabwo bigeze banagira okaziyo, ntabwo babonye umwanya wo kubaza ibibazo, ntabwo babonye umwanya wo gusiguza Yego. yamagenda. Ye baba we, ariko abasigiye ijambo, arababwiye ngo bagende baje i Yerusalemu bategereze imbaraga z'umwuka wera nizibazaho bazaba abagabo bo guhamya Yesu kugeza ku mpera y'isi. Uwari kuba arimo kumva Yesu avuga ayo magambo yari kwibaza byinshi. Yesu, aba ni ba Petero ahayabwira, ni ba Yakobo, ni ba Yohana, ni ba Bartolomayo ahayabwira. Yibagiwe ibyo bamukoreye ejo bundi i Getsemani. Umunsi yafatwaga bakiruka bakamuta bagasiga bamutaye bagahunga bakaja kwifungirana mu mazu kandi akiriho. None ko aravuga ngo namara kugenda ngo bazaba abagabo bo kumuhamya atakiriho, ngo bagende bagere ku mpera y'isi. Umuntu yari kubaza ariko Yesu, hano muri kino gihugu niko bazabaza ngo are you serious? Niko kuvuga ngo ariko ibi bintu ubivuze ubishikamyeho ubihagazeho. Murakoze, ubihagazeho. Yego. Niba abandi nibarya kandi ababigishwa Yesu yari yarahamagaye bagiraga integekeya rwose, integekeya. Nagerageje kureba utuntu tumwe turanga integekeya zabo. Umunsi baza gufata Yesu, Petero ngo yamye afata imbugita, yamasha umwe ugutwi muri abo bari baje kumufata. Yesu ngo aramucaha. Yesu aramucaha. Uwundi munsi ngo Yesu abwira abigishwa biwe, ngo yari yatumye abigishwa babiri ngo nibagende baze kubashakira uburaro i Samariya aho bazarara bahaye batambuka baje i Yerusalemu. Baragenda ngo barababwira, turi kumwe n'umwarimu umwigisha yadutumye ngo muduheze icumbi turare hano, ejo tuzakomeza. Ngo barabwira, mwebwe duhuriye inama mwebwe nimugende taho duhuriye. Babigishwa ba Yesu ngo bagaruka imitsi yabareze barakaye n'umujinya mwinshi. Ngo babwira Yesu, wamenye ibyabaye mwana? Twababwiye ko ari we wadutumye, baranga batwima icumbi. None twebwe twatekereje ngo dusabe ijuru, duhamagaze ijuru ryohereza umuriro ubatwike kurya Eliya yabikoze. Ni nk'uko iwacu muri Kongo bazavuga ngo bakome kwanza, basikiye bakome. Yesu ngo arababwira ngo umwuka uhaye ubavugiramo ntimuzi uwo ari we. Ibihaye bibavugisha ibyo ntimuzi ibyo ari byo. Umwana w'umuntu ntiyaje kwica abantu, ahubwo yaje kugira ngo bose babone ubugingo. Uwundi munsi ngo yohereza 70. Nimugende ngo baheze imbaraga, mugende mwirukana abadayimoni, mukora ibitangaza, mugende. Ubundi bari basanzwe babona Yesu akora imirimo, akora ibitangaza, ariko noneho bese bari nko muri training. Noneho harababwira ngo nibaje gukora practice, baje gukora pratique nabo, baje kubishyira mu bikorwa. Kera iyo niza amasomo yo kwigisha bazaga batwigisha ibyo bita pedagogy, ukuntu umwarimu aza yigisha abana, bakatwigisha umwarimu akaza yigisha twereka ati muzamureba uko nzabikora namwe, ariko muzabikora nimuja gutangira. Twarangiza noneho umunsi umwe bakaduha igihe cyo kuja gukora pratique, ngo tuze twerekane ko twamenye ibyo batwigishije. Abarimu bakadukosora, abarimu bakavuga bahawagiye gutya, wahengetse etc. Nuko Yesu nawe uwo munsi ngo yohereza abigishwa. Bari barajanye nawe, babona kiza indwara, babona zura bapfuye, babona kuri ibitangazo bitandukanye.
uwo munsi murababwira ngo noneho nimugende nako baragenda bamaze gushika kubera imbaraga yari yabahaye bafite koko babikora uko yabivuze buriya haleluya haleluya barashika birukana abadayimoni bakiza abarwayi bakora ibitangaza yapayika birabaye ngo baba bumva babaye ibihangange bumva babaye abakomeye ngo baragaruka batakirwambaye ngo bashike ngo bashike babwira umwigisha we wabimenye n'ibiki abadayimoni uyu munsi bagatoye abadayimoni twabakoreye ibitangaza indwara zakize ibintu byakomeye mwigisha yesu murabareba yesu ntiyabakomera amashi uzi kubwira umuntu inkuru wanezerewe ukabona waracecetse umusuzuma ariko ukuse ntiyanejejwe n'ibyo twakoze byagenze gute yesu ngo arababwira ngo timunezezwe n'uko abadayimoni babatinya timwishimire ko mukiza indwara ngo ahubwo mwishimire ikiruta byose mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo amena icyo nicyo kiruta ibindi icyo nicyo nyamukuru yego iyo ndwara yaraduteye twese abantu benshi iyo ndwara yarabateye bana b'Imana umuntu akagenda Imana ikamuha imbaraga akambikwa imbaraga z'umwuka wera yatangira gukoreshwa n'Imana ibitangaza akumva atakiri umuntu akumva atakikoza amaguru hasi akumva atakiri umuntu usanzwe agashaka ngo bagende bamurengeje abigishwa ba Yesu umunsi umwe ngo baje impaka ngo baravuga ngo se ninde uzaba mukuru muri twebwe ninde uzaba boss ninde Yesu ngo yumva ibyo badiscuta baje impaka ngo ninde uzaba mukuru muzi ko dukunda kuba bakuru murabizi iyo ndwara natwe turayigira iyo ndwara yarasohoka nanje aje uba boss abandi bapfukamire abandi bakomera amashi abandi ngo Yesu arababwira ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe ego abe muto muri bose akorera abandi abo umukozi w'abandi bose uwo niwe mukuru mu bwami bwa data abakuru bariya bishira hejuru bigira ibitangaza oyaye n'abaca bugufi haleluya amena icyampa ngo muri iyi minsi umwuka wo guca bugufi utahe mu bugingo bwacu abantu bige guca bugufi tuza tuvuga Imana twe kwivuga tumenya ko biriya duhaye dukoreshwa n'imbaraga z'Imana si imbaraga zacu Yesu abwira abigishwa biwe muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abazaho muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu i Yudeya i Samariya kugeza ku mpera y'isi amen niryo jambo Yesu yababwiye rya nyuma bano bagabo nk'uko tubizi abenshi muri bo bari abantu batizi abarobyi b'i Galilaya abantu bo hasi abantu bo mu rwego rwo hasi nabo Yesu yahamagaye yazaga basanga ku nyanja bagaye baroba ngo akababwira ngo nimusige inshundura zanyu muze mukurikira abandi ngo babaye batoza ikora akababwira ngo nimusigaho ayo mafaranga mwazana mwinjiza nimusigaho nimukurikira n'abandi ntiyigeze abaza amashuri bize hano twebwe n'ahandi iyo umuntu agiye gusaba akazi baza bamubaza ngo se wize amashuri angana ati ufite ubumenyi bungana gute experience y'imyaka ingahe
Yego. basanga utarize bakagusezerera, basanga hariho ukirangiza amashuri nka experience ufite bagashiraho ikiba point d'interrogation akavuga wewe nta bumenyi ufite, nta buzobere ufite mu murimo. Ariko Yesu ahamagara abo bagabo. Amen. baciye Amen. ahamagara abo bagabo basuzuguritse. Haleluya. Yego. basuzuguritse kugira ngo nibamara kwambikwa imbaraga z'umwuka wera Yego. bazabe abo guhamya Yesu mu isi yose, bazahindura isi, bazahindura isi. Yego. Yesu aza kugenda nta mafaranga yabasigiye ya transport. Bazaja mu isi yose batagira transport. Umwami Yesu nawe noneho ukamena nta ni bije nyabaki ubasigiye angahe se mwami kugira ngo bazarihe itike bagende? Oya, muzahabwa imbaraga. Haleluya. Muzahabwa imbaraga. Umwuka wera naza, ibindi bizikora, ibindi bizikora ngo babona Yesu aragiye. Baragaruka, ntihajya dusoma ngo baragaruka, bagaruka i Yerusalemu nk'uko yabibabwiye. Baragenda baja mu cyumba cyo hejuru, baragenda baja mu cyumba cyo hejuru. Yego. Baratangira barasenga. Amen. Barazamuka. Yego. Iyo umuntu ahaye azamuka biravuna cyane kurusha kumanuka. Kumanuka biroroshe, ariko kuzamuka umuntu azatutubikana icyuya. Iwacu iriya muri Kongo, abantu b'iwacu muzi imisozi twazaga tuzamuka tuvuye za Uvira, tuvuye hehe na hehe, za Kaziba, za Baraka. Kuzamuka iriya misozi abantu bazaga biyuha icyuya. Yego. Kuzamuka birarusha. Kuzamuka bigereranijwe no gusenga. Yego. Iyo dusenga tuba tuzamutse. Amen. Tuba duhaye tuzamuka. Biragora gusenga muri iyi minsi cyangwa na kera, biza byoroha cyane kuririmba, gusirimba, kuvuza gitari na sete, kubwiriza. Hari abantu benshi baza barwana ngo ntibabahaye umwanya ngo babwirize, bakava no mu rusengero. Jewe ntibambwiye ngo mbwirize. Oya, keneye kubwiriza, nanjye mbwirize, bakabirwanira. Ariko sindumva abantu barwanira gusenga. Gusenga biza bigora mu by'ukuri, kandi reka bigore. Satana azi ko ariho hari urufunguzo rw'ibindi byose. Amen. Iyo umuntu yasenze bwoko bw'Imana, Yego. haleluya, Amen. iyo umuntu yasenze kubwiriza biza byoroha, Yego. kuririmba bigakunda, Amen. kugenda uhindura isi bigashoboka. Iyo twasenze mbese urufunguzo, amasengesho ni ku rufunguzo. Amasengesho. Yego. Yesu umwana w'Imana yazaga asenga, ngo yazaga yirirwa akora ibitangaza, akirirwa avuga ibikomeye, akiza abarwayi, akora ibitangaza. ngo bwira nimugoroba akazamuka ku musozi akaja gusenga. Kuja gusenga ni nko gusharije telefone. muza mubona iyo umuntu yavugiye kuri telefone umwanya, umuriro uzushira, telefone ikazima. Kugira ngo wongere ukoreshe iyo telefone biza biba ngombwa yuko ushira kuri charge, ukongera ukayicaginga, ikongera ikuzura umuriro ukabona gutangira.